heya kanguka hava udasinzira maze ukurangaye umwanzi akakwangiza. Yesu araduha urugero rwiza mu mugani w'urumamfu mu ngano. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 24 tugakomeza ngo umuntu yateye mu murima we imbuto nziza y'ingano, ariko umwanzi acunga basinziriye ashyiramo urumamfu, aramuvangira, aramutobera. Yesu aravuga iby'imirima n'imbuto, ubuzima bwo muri icyo gihe, ariko natwe aratubwira muri aka kanya aho turi hose, abo turi bose, abahinzi borozi n'abandi bakozi, abikorera n'abakorera abandi, abasirikare, abanyenganda, abanyabukorikori, abakinnyi, lisite yaba ndende. Twese Yesu aragira ngo adukebure, aratwereka ko icyiza n'ikibi bituri imbere cyangwa se biturimo, ngo duhitemo inzira tunyuramo. Muri ubwo buzima aho turi, aho twirirwa, niho Yesu agira ngo dukanguke, turebe inzira turimo maze duhitemo igikwiye. Ibyo dukora byose arabwira n'abakumva ko bo batabavuze ko wenda ntacyo bakora, bamwe twita abashomeri bakishakisha, kuvuga no gutaruka. Hari igihe umuntu abagishakisha koko bitavuze ko ntacyo akora. Ibyo ni byiza, iyo udacitse intege uraronka. Ariko hari n'abandi babanebwe cyane, badashaka no gutekereza ngo bagire icyo bakora, abo ndabagaye. Ariko aho hose muri ubwo buzima Yesu araduhamagara, aratuburira ngo turebe neza, turebe inzira turimo, inzira z'ikigendwa, igihe kigihari. Aho turi hose niho dusinzirira, niho Yesu agira ngo tubyuke. Muri ubu buzima hari benshi cyangwa se bake, ariko barahari bahiriwe, bafite byose, batagize icyo babuze. Iyo barangaye bagatwarwa, bakarengwa, barasinzira. Ibi twabona inyuma, ariko cyane cyane umutima ukumva wihagije, maze bakabura Imana. Hari n'abandi bavunika cyane, bagowe, bashobora kwibwira ko bo bitabareba. Nabo birabareba, kuko iyo barangaye bagatwarwa n'iyo mvune, n'ako gahinda n'ibindi byose, barahwekera, bakaba nabo babuze Imana, bakaba bavuga nabi, batuka Imana cyangwa bakenderanya. Ndagira ngo twese twiyumve, abato cyangwa abakuru, abakomeye n'abaciye bugufi, twese Yesu aratubwira muri uyu mugani w'urumamfu n'ingano. N'icyiza n'ikibi ngo birashusha kimwe, abeza n'ababi turasa. Irebe rero wowe uri iki, nukubayeho, nukumeze, kandi ko wiyize uri iki. Nubwo akenshi abakureba byabajijira, kuko uri indyarya uzi kwishushanya, ariko Imana ntiwayibeshya, wikwishuka, ireba imitima. Ngo umuhinzi azategereza igihe cy'isarura, bimwe abihunike, ibindi abitwike cyangwa bijugunye. Ni Imana yacu, Imana nziza iduhaye umwanya ngo twisubireho inzira z'ikigendwa, tugarure ibintu mu buryo, hato tutazatwikwa cyangwa tukajugunywa. Reba neza, Yesu aratwibutsa ko Imana ihora idushakira icyiza, ya mbuto nziza, ariko anatwereka ko umwanzi shitani ahora arekereje, cyane cyane iyo turangaye, ngo tugire babi kimwe nawe. Ariko muri ibyo byose twihitiramo, dufite uburenganzira twahawe bwo guhitamo icyiza n'ikibi kuva tukiremo. Hitamo rero inzira nziza, inzira igana Imana. Wirangara ngo shitani akujyane mu kibi, akugire mubi. Umuntu yaba mwiza nk'umwana w'intama, cyangwa se mubi akaba ikirura iki cy'igihubuzi. Nitwe rero
twihitiramo. Yesu arashaka ko duharanira icyiza, kugikuza mu mutima wacu, ikibi tukagitsinda. Tukibuka kenshi uko tubivuga neza, tunanira kenshi utugira inama, ntitunanira udushuka. Shitani rero ararekereje handi tugira intege nkeya ngo tugwishe burundu. Pawulo abitubwira neza atwibutsa mu Banyaroma umutwe wa 8 umurongo wa 26 na 27 ngo Roho Mutagatifu ajya atabara intege nke zacu. Tujye twibuka kenshi gusaba Imana ngo itube hafi idukomeze. Ubwo nabwo ni uburyo bwo kutarangara, kwibuka abo turi abanyantege nkeya, tukambaza Nyagasani ngo tube hafi. Hitamo neza rero, ba mwiza kandi birashoboka. Anga ikibi kigendere kure, birakunda kandi birashoboka. Yesu aduha urundi rugero rwiza, n'urugero rw'igiti kinini cyavuye ku kabuto gatoya ka sinapisi, ngo maze kikagengarara, inyoni zo mu kirere zikaza kwarika mu mashami yacyo. Nta cyiza nyakamwe, nta mwiza nyamwigendaho. Nuba mwiza ntibizihishira, bizamenyekana, n'abandi bazaza kuvoma kuri iryo riba, kuri ibyo byiza. Utindi mwiza ariko baranyanga, uribeshya, hari ibyo waba udakora neza. Nuba mwiza uzera imbuto, kandi birashoboka nkuko nari maze kubivuga. Ako kabuto gatoya keza igiti kinini cyane, n'abandi bibagezeho. Urundi rugero rwiza Yesu atanga ni umusemburo. Uba ari mukeya ariko ugatuma byose bitutumba. Biratwereka ko kuba mwiza bishoboka, tudasabwe mbere na mbere guhita dukora ibitangaza. Ababishoboye bakomerezaho, ariko twahera no mu tuntu dutoya, maze tukamenya Imana kandi tukagenda koko tuyigana kugeza ubwo tuzabana nayo. Ngo umuntu atangira yiba igi, akarangiza yiba ikimasa, atobora n'amaso. Ingero mbi tuzireke, ahubwo twumve ko umuntu atangira akiri mutoya, wenda atanga amazi gusa, aya yo kunywa, cyangwa se ikijumba ubwo twabivuga mu Kinyarwanda, cyangwa umugati. Kagakurwa gatoya ariko nta neza iba ntoya. Maze uwo nguwo watangiye yitoza muri utwo dutoya, ni nawe uzashobora gukora ibyiza byinshi by'impangare. Dutangire rero, duhere muri utwo dutoya. Icyo Yesu atubwira ni ukutarangara, ngo tureke shitani wa mwanzi gica atwiba umugono, ngo tugire babi nk'abana be we nyakibi. Duharanire iteka kwanga ikibi, tube beza. Ngo mwaramutsiraguma, tubivuga neza mu Kinyarwanda. Duhere kuri ibyo bitoya, kuvuga neza, kugira neza, duhereye ku byo dushoboye bitoya bitoya, n'abashoboye binini babikore. Ariko twumve ko Imana idusaba ni ugutera iyo ntambwe, ni ukujya muri iyo nzira yo guharanira icyiza, tutabanje mbere na mbere kureba ngo sinashobora kuzura umuntu. Ntabwo ari Imana idusaba muri aka kanya. Iradusaba kujya mu nzira yayo, mu nzira yigana, inzira nziza, maze tukambaza Roho Mutagatifu akaduha imbaraga, tukazakora cyangwa tugakora n'ibindi bitangaje. Twaba beza birashoboka. Urumamfu n'ingano ni cyiza n'ikibi, ababi n'abeza ngo turashusha kimwe. Niko Yesu atubwira. Twihera rero muri icyo gihirahiro, nitunyure mu nzira iboneye, twanga ikibi, twirangara ngo shitana tuyobye, ahubwo turebe icyo tugomba gukora kandi gikwiye aho turi hose. Tube beza, twanga ikibi. Tube beza, birashoboka. Nanjye ndi mwiza, murabireba. Nawe nuba mwiza, tuzabibona. Mbaho urugero, dore hose baranshagaye.
kebuka urebe impande zose witegereze bose bakoranye bahaje bakugana bareba unezerwe la 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 wuzura ibyishimo wuzura ibyishimo. Niko Musenyeri Ngirabanya Dominiko yaririmbaga. Nuba mwiza tuzaza kuvoma kuri iyo neza, kandi birashoboka. Tube beza, twanga ikibi, dukunda icyiza, tugiharanire. Imana yashyidushyizemo duhore tukivomerera gikure, maze ikibi gitsindwe, ineza iganze hose.